dutangiranye n'umukobwa uri muri bisi arimo kugenda ahagaze. Muri iyo bisi haba harimo n'abandi bantu benshi. Hafi y'aho umukobwa yari ahagaze haricaye abatipe babiri. Ubwo umusore umwe wari wicaye ku ruhande aba arimo kwitegereza ubwiza bw'uyu mukobwa. Aramubwira ati mwiza ngwino wicare. Umukobwa ati murakoze cyane. Ubwo umukobwa barimo anaseka cyane kuko mu by'ukuri byari ibintu bishimishije kubona umusore ahagurukira umukobwa ukiri muto mu modoka nk'uyu nguyu. Ubwo umukobwa yajyaga kwicara abaye nk'uhutaza umusore wari wegeranye n'uwari wamuhaye umwanya, maze ubwo umukobwa arikanga agakapu yari afite mu ntoki kitura hasi. Nuko umukobwa yunamye agiye kugatoragura. Umusore amureba mu ntege amureba n'irari ryinshi cyane. Umusore amwambura ka gakapu yari afite mu ntoki ngo akamutwaze, maze aramubwira ngo ko ufite igikapu kinini. Ubwo umusore ahita abwira umukobwa ati rero tugiye kwegerana basi wenda by'akanya gato. Nuko ubwo aramwiyegereza ahita akora muri ka gakapu maze akuramo agasakame gato arakamwiba. Umukobwa ubwo ahita abwira umusore n'ubwoba bwinshi ati mfite gusohoka nonaha. Umusore ati ariko nawe wiba gutyo kandi wageze muri bisi. Umukobwa ahita akomeza guhatiriza avuga ati mpereza agakapu kanjye please, mbabara mpereza agakapu kanjye. Maze ubwo wa musore watanze umwanya bibonye ukuntu umukobwa yabangamiye na wa musore wundi bicaranye, ahita amubwira vuba ati umva haguruka uve hano vuba vuba cyangwa atarasoza undi nawe ati cyangwa ikira. Ugahita amukubita igipfunsi amusora muri bisi kuko yari yateje akavuyo mu modoka y'abandi. Ubwo umukobwa kandi yari afite n'ubwoba abonye ukuntu umusore wamuhagurukiye amutabaye, maze aramushimira cyane. Umusore ahita amubaza ati ese urashaka gusohoka mu modoka koko? Umukobwa ati oya, ahubwo nibaza ukuntu ndacika uriya musore, ntabwo nashaka gusohoka mu modoka. Gusa urakoze cyane pe. Umusore ahita amubwira ati nitwa Jacques. Umukobwa ati nanjye nitwa Nancy. Ubwo umusore atangangeze rero niho ndaviramo, niho bisi iransiga. Abwira shoferi ati shoferi ndavamo. Umukobwa ati bye. Asekamo rwose ubona ko asa nk'uwakunze umusore umutabaye. Umusore amaze gusohoka, umukobwa yarebye igikapu asigaranye asanga ni icy'umusore, ahubwo umusore usohotse atwaye icy'umukobwa gusa ariko yari yamaze gusohoka. Ubwo umukobwa ati mana yanjye disibagiye igikapu cyiwe twari cyanjye. Nyuma y'akanya gato Jacques n'inshuti ye bahuriye hanze avuye muri bisi. Ubwo barishima cyane kubera yuko bari bibye uwo mukobwa. Jacques amaze gusohoka yese yivugisha mu mutima ati nitwa Jacques. Mu by'ukuri uyu mukobwa mwibye igikapu cye rwose binyoroheye cyane, gusa ariko nawe yaje kunyibira umutima wanjye bimworoheye cyane. Jacques n'inshuti ye bari mu nzu yahise abwira mugenzi we babana ati man, amezi yose n'utu dufaranga tunyine tumaze kwiba koko? Ntago rwose ahagije kabisa. Uwo musore kandi ubwo banafatanya kwiba ahita amubwira ati ahubwo meza n'ijana ryanjye warundimo. Jacques ati oya nyine man. Ako kanya wa musore ahita amucamo ijambo ati yego ariko nyine mereza yanjye. Ubwo bakiri muri ibyo bagiye kumva bumva ku rugi barakomanze. Wa musore ati ninde koko mana yanjye? Ubwo ni cya Margarita. Maze Jacques aramubaza ati buretse gatomani ngo Margarita ninde ubwo? Maze Jacques ajya kureba umuntu ukomanze, ahageze arikanga ko yasanze ari Nancy wa mukobwa bari bibye ubwo bari muri bisi we n'inshuti ye basanzwe bafatanya kwiyo. Umukobwa yahise ahereza Jacques igikapu cye, naho Jacques ubwo n'amasoni menshi ati gute se waba umenye hano hantu mba? Umukobwa ati nyine mu gakapu kanjye harimo agakoresho papa yankiriyemo gatuma mbasha kumenya aho kari. Tracking device. Yego. Jacques ati ngo papa wawe, none si papa wawe ni umupolisi cyangwa? Ubwo umukobwa ati yego, papa ahubwo ni umukuru wa polisi. Ubwo umukobwa bashaka no kwinjira ahita amubaza ati Jacques nakwinjira? Jacques ati oya buretse gato, harimo umwanda rwose mu nzu, reka ntunganye gato yaburetse basi nk'amasegonda 5 yonyine n'abahagije. Jacques ubwo ahita yinjira mu nzu maze ahita yirika wa musore bafatanya kwibara amubwira ati haguruka vuba vuba mani, wa mukobwa twibye muri bisi yamenya aho turi. Wa musore ati mubwira avi hano vuba vuba wana. Jacques ati uri serious man, uzi ko ariko papa wari umupolisi?
ubazi n'ahantu dutuye. Wa musore ati ngo iki? Jacques ati nibyo rwose yamenya ahantu dutuye mani. Ubwo Jacques ati ahubwo mani wowe ufite kwihisha kuko we ntago bazi yuko uri hano. Ihishe vuba vuba ahubwo ujya munsi y'intebe vuba vuba. Jacques asubira ku muryango kureba wa mukobwa maze akahita namuha karibu. Umukobwa arinjira ahita ajya agakapu ke kari maze aragafata. Ubwo wa musore w'inshuti ya Jacques kandi aba ari hafi aho ngaho arimo kumva ibiri kuvugirwaho byose. Maze umukobwa kandi ubu nitwa Nancy arebye muri ka gakapu ke ahita aburamo agasakami gato yari yarashyizemo maze ahita abaza Jacques ati ese nta gasakami gatoya mwabonye mu gakapu kanjye? Ubwo Jacques arimo kuvuga n'ubwo babwisha ati byashoboka ko wenda wa musore ashobora kuba ari we wakibye umwana uri muri bisi. Ubwo umusore aba arimo kuvuga abarongo wo munsi y'intebe rwose arimo kubumviriza ahita akurura Jacques ikirenge asa nkaho arimo kumubuza kumubeshyira kuko ari aho ngo munsi y'intebe rwose arimo arumva ibirimo kuvugirwa aho ngaho byose. Umukobwa ugashimira Jacques byibura ko yamubaye hafi muri bisi akamutabara. Jacques ati yego nta kibazo. Ubwo Nancy nawe ati papa wanjye mu kanya gato arabaje kundeba kuko ashaka kugushimira ku bw'ibyo wakoze. Jacques ati papa wawe? Mana yanjye nibagiye kukubwira yuko mfite isomo ry'umuziki ahubwo mu minota mikeya cyane sinzi niba nigeze mbikubwiraho. Ubwo umukobwa ati umuziki? Jacques ati yego ahubwo uraza kunyihanganira. Umukobwa ati basi nimugoroba uze kuza mu rugo dusangira ibyo kurya na papa sibyo? Umusore ati wow icyo gitekerezo rwose ni cyiza ndagishyigikiye cyane. Ubwo umukobwa ahita amurangira amerekezo y'ahantu batuye. Jacques ati byiza cyane rwose. Umukobwa ati sawa rero nyine turagutegereje Jacques. Maze ubwo umukobwa ahita ataha nta kindi cyakurikiyeho. Umukobwa ahita ataha mu rugo na ya nshuti ya Jacques ikava mu bwihisha we yari yihishe. Ubwo yari yavuganye n'umukobwa yarageze maze Jacques ajyayo kuko yari yasezeranije umukobwa yuko baza gusangira ibya nijoro iwabo. Jacques yahuye na papa w'umukobwa barasuhuzanya. Jacques ati ni byiza gura nawe nyakubahwa. Nawe se w'umukobwa ati bwa nyuma na nyuma turabonanye ntwari y'umukobwa wanjye we. Mwicare. Jacques aricara atangira kwitegereza mu nzu cyane ari nako umukobwa amwarurira ngo baze batangire gusangira. Nuko se w'umukobwa ati Jacques nzi byawe byose. Ubwo Jacques ahita yikangamo cyane ati ubwo se ushatse kuvuga ikinyakubahwa? Ise w'umukobwa ati wize muri universite nziza wazamuwe na papa wawe kandi na mama wawe hashize igihe kinini apfuye. Ubwo Jacques ahita atangara agakomeza kwikanga ati nyakubahwa kubera iki se washakishije amakuru yanjye? Se w'umukobwa ati gusa nyine nifite gushaka agakapu k'umukobwa wanjye niyo mpamvu. Ubwo kandi nagakomeza kunyuza amaseka cyane ati humura wigira ubwoba muhungu wanjye nta kintu rwose ugomba kuduhisha kuko uri intwari ya nyayo rwose. Ise umukobwa arakomeza ati rega dukeneye abantu benshi nkawe Jacques. Jacques ati bega ibiryo biryoshye cyane. Murakoze cyane rwose kubw'amagambo meza nyakubahwa muri kumbwira. Maze bose ubwo baraseka ari nako kandi bakomeza kurya. Jacques ati mwakoze rero kuntumira ngo dusangire ibya nimugoroba ndakeka ari cyo gihe ngo ntahe. Ubwo se w'umukobwa mukanga cyane ati Jacques wikwihuta cyane dufite byinshi tutararangizanya. Turacyafite gushaka umunyabyaha kandi uzadufasha kubona uwo mujura wibye umukobwa wanjye hanyuma dukora ibishoboka byose dutuma nemera n'icyaha. Ubwo umukobwa ati tuza ariko papa ubwo ko kurabona ibyo Jacques yabishobora ako ni akazi kanyu nk'abapolisi. Papa w'umukobwa araseka ati mukobwa wanjye uri mukuri rwose nabakinishaga. Jacques ati nyakubahwa murakoze cyane gusa ariko mfite kugenda kuko mfite examen ejo. Umukobwa ati reka nkwerekeze. Nuko barimo gusohoka Jacques abwira Nancy ati papa wari kubanza arakora igishoboka cyose uriya mujura agafatwa hari. Nuko Nancy akamubwira ati Jacques nizere ko utarakariye papa kuko iteka abamangayikiye cyane. Nyine hari ikintu cy'ingenzi cyari kiri mu isakame yanjye niyo mpamvu namwitabaje kugira ngo mfashe kukibona. Jacques ati icyo ni igiki? Ubwo Nancy aramusubiza ati nyine nagakufe mama yampaye nk'impano kari muri ka gasakame kandi kariya gakufe nicyo kintu cyonyine nari nsigaranye cyanyibutsaga mama. Jacques ni mwenyisha ati nyumva
tugomba kugashaka pe uko byamera kose kandi kari mu myanda nko mu kimoteri. Nansi ati ese Jacques ubimenye gute? Jacques ati nyine kubera nyine si ibintu bisanzwe se. Arangije ati akenshi nyine umujura wese iyo yibye ikintu nka kiriya hakuramo iby'ingenzi ibindi akajugunya mu myanda. Umusore aramubwira ati 100% ndabyizeye neza yuko turaza kukabona rwose. Bidatinze bakajya gushakisha ahantu henshi hatandukanye. Ubwo bamaze kugaheba neza Nansi yanarushye abwira Jacques ati Jacques urakoze cyane kubwo kwitanga kandi rwose ntiwirenganye n'ukuri, ntabwo ari amakosa yawe kandi ndabizi neza ko utari umujura. Jacques ubwo aramwitegereza n'impuhwe nyinshi ati none se byagenda gute usanze ari nkanjye wakibye? Nansi ati ariko byaba ari kubera ishuri sibyo? Ubwo Jacques ati yego. Ubwo umukobwa ati Jacques mfite igitekerezo, ese wabyumva gute uje mu rugo tukabana basi agahe gato? Ni ukuri wankoreye byinshi kandi ndizera papa araza kubikunda. Jacques ati kuko si ubwo papa wawe yabyemera? Umukobwa ati yego cyane rwose yabyemera kandi twajya dukorana umwanya munini cyane tukarebana filime nijoro. Ndakwinginze Jacques please. Jacques ubwo yatangiye gutekereza mu mutima ati ntago nabyizera ko umujura nkanjye ruharwa nahinduka rwose kubera umukobwa nk'uyu nguyu byoroshye cyane bene aka kageni. Umukobwa abona Jacques agize intekerezo nyinshi ahita amuhamagara ati Jacques umeze neza mbwira sha. Jacques ati ntago bishoboka, ntago rwose byashoboka. Ahita yirukanka. Umukobwa agerageza kumwirukankaho ngo arebe yuko yamugarura. Jacques ubwo yageze mu rugo ubona yuko asa nk'umuntu wahindutse ahita abwira inshuti ati man ngenda yagiye ibintu byo kwiba rwose mbivuyemo sinzongera kwibana gato. Mu gihe arimo ashwana n'inshuti ye umukobwa Nasi yari yamukurikiye arimo arabumviriza ibintu byose barimo kuvuga. Umukobwa yatunguwe no kubona Jacques abana na wa muhungu wamwibiye mu modoka. Nuko inshuti ya Jacques itangira kumubaza ati nguragiye ugiye gutwara amafaranga yose rero uhita ugenda wice diru zacu. Maze iyo nshuti ye iramucunga ifata igiti rwose ngo imukubite ku mutwe. Jacques ubwo yarimo yivugisha agira ati ntago ari byiza manda ndashaka ngiye kubishyira ku iherezo bino bintu nkareka kwiba. Inshuti ye imuturuka inyuma n'uburakari bwinshi iramubwira iti nanjye ndashaka kubirangiza ariko nkabirangiza ari uko nkwishe. Ari nakakomeza amubaza ati Jacques uratekereza wanjyana kuri polisi gutyo gusa tu nkakwemerera? Ureba abapolisi bose barimo kwibunzabunza inyuma y'inzu yacu urakeka nta mpamvu? Ubwo umukobwa afata icupa ry'inzoga agaturuka inyuma wa musore w'inshuti ya Jacques akamukubita icupa ku mutwe ahita agwa hasi arahwera. Jacques abonye Nasi atangira gusa imbabazi agira ati mbabarira Nansi, mbabarira n'ukuri mbabarira, nari ngiye kubireka rwose ndakwinginze, ntabwo nashaka kukubabaza n'ukuri, mbabarira ndi umuntu mwiza njyewe. Umukobwa n'amarira menshi ati oya Jacques umuntu mwiza akora ibintu byiza gusa ntuzigere n'umunsi warimwe wongera kuza iruhande rwanjye. Jacques ku mutima ati mu by'ukuri amagambo ya Nasi yarankomerekeje ubwo yambwiraga kumujya kure kuko yari amenye ukuri kose. Ubwo yarangiye atari kohoya mfite kugira icyo nakora kugira ngo umugarure mu buzima bwanjye. Umukobwa utumye mpinduka nkafungura amaso yanjye nkamenya uwo nagombaga kuba we ntabwo natuma ncika gutyo. Ubwo nta kindi cyabaye Jacques afata umwanzuro akajyana yasakame kwa Nasi. Nuko arakomanga. Ise wa Nasi niwe wamukinguriye. Jacques arimo atangira kwisobanura kuri se. Ise ahita amubwira ati nta kibazo Jacques. Nasi arimo rwose ahita namuhamagara araza ngo azarebe inshuti ye. Maze ise ahita yigendera basigaho ngaho ku muryango ngo baganire. Se wa Nasi amaze kugenda Nasi n'uburakari bwinshi abaza Jacques ati Jacques urakora iki hano? Sinakubuje kongera kunyegera. Jacques ati mbabarira Nansi. Nasi ugarongera amubaza ati none urakora iki hano? Jacques ati nari muzaniye wa mukufi wawe nyine mama wawe yagusigiye. Nasi yishimye cyane ati Jacques ugakuye hehe? Ubwo Nansi aragafata ahita abwira Jacques ati waranyibye Jacques, gusa kumgarura ibyo wanyibye ntago biratuma nkomeza kuba ndi kumwe nawe, babarira urugende. Jacques ati nta kibazo ndabyumva pe. Umusore ahita yigendera. Nasi asigara aho ngaho amwitegereza cyane arimo areba uko umusore arimo kugenda ababaye.
tugarutse mu muhanda kandi ubwo wa musore w'inshuti ya Jacques yari yasubiye kwiba nanone muri bisi amaze kwiba Jacques ubwo abamugezeho maze uwo musore akimubona ahita amubwira n'abati kwansize mu kazi se njyenyine none uje gukora iki hano. Jacques ati please tuza muvandi nasanze nyine nanibeshye orohamo kabisa. Ubwo bahita basohoka muri bisi bageze hanze Jacques abaza inshuti ati man byagenze bite se wibye abantu bangahe se uyu munsi. Inshuti ati nyine man ni babiri bonyine tu gusa nyine nabyo byari bigoranye kuko gukora wenyine mwana ni ibintu bikomeye cyane gusa ariko byaba byiza twongeye tugakorana man. Jacques ati yego bizaba byiza rwose nyine twembi turimo kwishyura ibyaha twakoze. Muri ako kanya papa wa Naseti turuka inyuma y'inshuti ya Jacques yambaye imyenda ya gipolisi akahita amwambika amapinga aramubwira ati urafunzwe. Ya nshuti ya Jacques bakoranaga kwiba ikomeza kwitonganya igira iti urangambaniye kubera umukobwa mwana. Ahita abwira afande ati afande uyu musore nawe ni umujurerega. Afande ati ndabizi cyane. Ubwo inshuti ya Jacques bayijyana gutyo irimo kuvuga iti nzagushaka mwana uburangambaniye kweri wallahi. Nasi na Jacques basigaraho ngaho ari bonyine. Jacques aramwitegereza ati musaba akantu gato nese twasohokana. Nasi ati wiyogeje ko ufite icyumweru cy'ibihano cyo gutwara imyanda. Ugahita amuhereza isurubeti y'akazi. Jacques ati yego nyine ariko atarasoza umukobwa ahita amusoma ku itama n'akamwenyu kesha ati nta kibazo rwose turaza gusohokana ndaza kuba mutegereje. Ubwo umusore ahita amufata mu biganza ashaka kumusoma umukobwa ariko abanza kwanga maze umusore aramukurura bahita basomana. Bakirimo gusomana mu mutima Jacques ahita yivugisha ati niba umuntu ukunda agufasha kuba umuntu mwiza murinde cyane ababi kandi ntuzatuma agenda ngo agusige. Ntukite ku mahitamo mabi yarangiye icyangombwa ni amahitamo y'uyu munsi wahisemo. Reka mbasoze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nanabaha ikaze mu isomo ryacu ry'uyu munsi cyangwa se agasobanuye kacu k'uyu munsi ariko ni isomo gusa. Ndagira ngo ufate agatebe wicare maze nkwereke uburyo kugira neza ari ibintu byiza cyane kandi ugira neza mu buryo utatekerezaga maze ukazabisanga imbere. Uyu mugabo dutangiranye wicaye mu kagare aba ari umugabo w'umukire cyane ukomeye ufite amakampani n'amamodoka menshi cyane ndetse afite ubutunzi buhambaye ariko agahitamo kuza kuba umusabirizi ku nzira kubera impamvu ikomeye irimo isomo mugiye kureba hano. Nk'ibisanzwe ngende twa SAMU niba ari ubwa mbere ugezanga cyangwa se wumvishe ijwi ryanjye kandi kuri buta subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru mbagezeho umunsi ku munsi kandi n'inkuru zahindura ubuzima bwawe. Dutangiranye n'uyu mugabo wicaye mu kagare ubona yuko nyine araza kurya uko hari umuntu ugize ikintu amusayidira cyangwa se amuhereza. Ubwo kandi nako abona umutipe uri kuza yambaye ama headphone agatipe rwose kakiri gato ubona yuko kakiri akana mu kuntu. Umusaza ati wamfunguriye musore. Umutipe ati ushaka ko ngufungurira? Ati reka nze ndebe ko hari ikintu mfite ndebe ko hari ikintu nakumarira. Ubwo umutipe anga rwose umwana mwiza yakoze gutya mu ikofi atangira kureba byibuze ngo arebe ikintu yafasha uyu mugabo. Ubwo uyu musore arangije ati nyakubahwa mwihangane nanitsigaje mu $20 twonyine. Umugabo aramubwira ati ihangane rwose musore kubera yuko maze iminsi 3 yose nararya kubera yuko umuntu wese unyuze ahangaha mbona nkaho ntahari baba banyirengagije wagira ngo nta nubwo bari kumbona ndakwinginze. Uyu mwana ahangaha yumvishe umusaza babaje maze aramubwira ati urabizi se nta kundi nyine nubwo rero nari nsigaranye. Ati nta kibazo akira ndakeka yanga yagufasha ngiye nkaza kwirwariza. Nta kibazo ngenda aza kureba ukuntu bigenze nubwo nari nsigaranye urebe ukuntu bigenza ubyibuza ukoze ikintu mu nda wica isari. Ubwo umugabo anga cyangwa se wamfunguriye yaramubwiye ati urakoze cyane rwose mwana sibyo. Undi ati yego nawe urakoze kandi ndakeka Imana izakumva ndakeka Imana izagusubiza ibintu bikagenda neza. Ubundi ari ukuntu ufasha umuntu ubushobozi butoya cyane bumufashije ariko byibura ukarenzaho amagambo azamusunika no mu gihe kiri imbere. Umwana yaranamubwiye ati ndakeka humura bizagenda neza ibi ngibi ntago ari gutya bizahora. Umutipe asubiza headphone ze arigendera. Uyu mugabo uranga byamukoze ku mutima maze ati amahedisi amafaranga yarasigaranye. Yabitekerejeho umwana akomeza urugendo. Ubwo ageze imbere ahangaha hari ikigabo yahuye nacyo gihita kimufata kiramubwira tumva nkubwire musore jyana nanjye. Nyagasani kiramushimuta. Umwana ati ntibiki biri kujya mbere. Umugabo ati tugende. Nyagasani ikigabo cyose kimushyira mu modoka
kigabo cyambaye ifime rwose ubona yuko ari ikijama cyateruye kimeze nka jikweye cyaramuteruye kimwinjiza mu modoka kiramubwira ati byoroshye Drake. Nyagasani umwana akigera mu modoka yarahindukiye agiye kumva yumva umuntu uri kumubwira ati ihangane Drake, ihangane. Umwana bayitwa Drake ati ihangane, uwo nguwo ugufashe ni umubodyguard wanjye, ni umurinzi wanjye. Nyagasani kumbi yari wa mugabo wundi ari ku muhanda amaze gufungura, wari wigize wamfunguriye. Nyagasani tekereza nawe umaze gufungurira umuntu uzi yuko ari umukino uri aho ngaho nta kintu nyine ubona yuko yifitiye, ukajya kubona ukabona baragushimuse bakujyanye mu modoka nziza ya kaga, none umuntu ugushimutishije ugasanga ni wa wundi wari umaze gufungurira. Ubwo wa mubodyguard yamaze kwinjiza umwana ahita agarukamo imbere mu modoka nawe ahita yicara, maze ubwo ako kanya umwana yaguye mu kanwa maze abaza uyu mugabo ati none se n'ibiki biri kujya mbere. Uyu mugabo wari wigize wamfunguriye yahise amubaza ati none se wa mwana we ukunda amamodoka meza? Umwana yarumiye maze umugabo aramubwira ati iyi ngiyi ni imwe mu modoka yanjye nkunda. Ubwo umwana byaramucanze maze ati ese urinde wa mugabo we, niki kiri kujya mbere, urashaka iki? Umugabo atuje cyane aramubwira ati fata iyo purato, niba purato iriho iki reka turebe. Umwana yarahindukiye abona ipurato koko imbere ye. Nyagasani umwana ati ngo iki? Umugabo aramubwira ati fata iyo purato. Umwana ntakiri yakoze yarayifashe gakeya. Umugabo aramubwira ati fungura urebe ibintu biri kuri iyo purato. Ubwo uyu mugabo agerageje gushaka kugira ngo afashe uyu mwana gufungura, ariko kubera uburwayi aba afite butari bumworoheye bwatumaga atitira cyane, gufungura cyangwa se guterura kiriya gipfundikizo cyari kiri ku ipurato byaramunaniye. Umwana aramubwira ati nagufasha. Ubwo nta kintu umwana yakoze yahise amufungura. Uyu mugabo niba arwaye ibiki bituma atabasha no guterura akantu gatoya simbizi, ariko turaza kubimenya, turamenya niba ashimusa uyu mwana. Ubwo umwana nta kintu yakoze agikora wa mufuniko yasanze hariho ifunguro ridasanzwe, namwe mu mafunguro aba aryoshye byatari. Umugabo aramubwira ati ngaho rigerageze cyangwa se irya, gerageza uraza kumbwira ukiri gutekereza nyuma umaze kumva ko iryo funguro rimeze. Ngo babyita stick, niba ari stick ari ibiki. Umwana yaratenda abona ariko ari inyamukuntu. Umwana yarakase afitemo n'ubwo ariko nawe tekereza umuntu akubwiye ngo ufata ngo ibiryo ngurije, ibintu byose arimo arakora birimo biragutungura. Umwana we byaramutunguye ariko arakata bya bintu nabyita nk'inyama atangira kubirya. Umwana akibirya yaravuze ngo ko biryoshye. Umugabo uri aha ngaha ati urumva bimeze bite se? Umwana ati bimeze neza, nagatangaza ndumva bitangaje. Iwana wagira ngo n'ubwa mbere mbashije kurya zino stick bwa mbere, wagira ngo ni kucure yanjye ya mbere rwose nyiriye. Hanyuma rero nawe gerageza. Umugabo ati oya njye ntago njya mbigeragezaho. Nyagasani kubera iki? Umwana byaramucanze maze abaza uyu mugabo ati ushatse gusobanura iki so? Uyu mugabo aramusubiza ati wa mwana we rero icara wige, namwe mwicare mwige wa mugani wa Sky. Ati wa mwana we rero nakoreye amafaranga menshi mu buzima bwanjye ntabasha no kubara. Nakoreye amafaranga menshi wa mwana we, ubyumva ubyiteho ko nakoreye akayabo k'amafaranga. Umwana byaramucanze. Umugabo arakomeza aramubwira ati gusa ariko rimwe nakoreye amafaranga menshi ntabwo nigeze ngira icyo nyakoresha na kimwe. Nyagasani I had never had time to do anything. Nta kintu na kimwe nigeze mbasha kuyakoresha cyangwa se sinigeze mbona umwanya wo kuba nagira ikintu nayakoresha. Wa mwana we icyo nshaka kukubwira, ayo mafaranga nabashije gukorera yose muri kano kanya wumve yuko nta n'ikintu yabasha kuba yamarira ubuzima bwanjye buri habi, ahubwo ubuzima bwanjye burimo burashaka kunsiga ndeba cyangwa se buri kunsiga ndeba. Umwana yabitekerejeho maze ati ariko ntabwo ndi gusobanukirwa ikintu uri gushaka kuvuga. Umugabo aramubwira ati ariko ni ibintu byoroshye ibintu ndimo ndakubwira. Aramureba aramubwira ati umva nkubwire wa mwana we, ndashaka kuguha akazi. Umwana biramucanga ati wa mwana we ngiye kuguha akazi, ariko nimara kuguha akazi nkaguha nayo mafaranga uzakore byose njye nabashije gukora. Nyagasani wicare neza wumve ino nkuru ukuntu imeze, nakubwiye ngo uraza kwiga. Umugabo yaramubwiye ati uyu mugabo yaramubwiye ati ndashaka kuguha akazi nkaguhemba amafaranga yose rwose wifuza menshi pe, hanyuma ukagenda ukayakoresha buri kimwe cyose njye ntabashije kuba nayakoresha. Urumva? Ati hanyuma ukajya uza ukambwira ukuntu uri kwiyumva nyuma yo gukora ibyo nakabaye kuba nari ndi gukora muri icyo gihe ntabashe kubikora. Wowe icyo urakora uraza kumbera njyewe kubera yuko
uko nakabaye nyine nakabyifuje kubikora, ubuzima ntabwo buri kubinyemerera muri kano kanya. Hanyuma nuzajya ubikora uzajya uzumbwire ngo uriyumva gute. Nyagasani ati wa mwana we ndagira ngo wowe ugende ume experience y'ubuzima njyewe ntabasha kuba ndimo. Muri kano kanya ndi mu kagare mbaye ubuzima wenyine kubera ubuzima butamereye neza, ariko wa mwana we ndashaka ngo ubeho ubuzima njye nakabaye kuba narabayemo nyine ubu ngubu ntabasha kubamo. Umwana byaramucanze muze ati oya ibyo ntabwo biri kumvikana. Oya rwose ubwo ku kanya wa mu bodyguard yahise ahereza wa mwana amafaranga menshi, maze umugabo aramubwira ati ibi ngibi ni ibihumbi 10 by'amadolari nzajya nkwemba ku munsi. Aya mafaranga nagahagije Nyagasani, ni nka miliyoni 10 zirenga 10 na zingaye gutyo zirimo zirarengaho mu mafaranga yo mu Rwanda. Urinde wo kwanga aya mafaranga, urinde wo kuyanga. Umwana yarayarebye, umugabo aramubwira ati fata amafaranga, ariko amafaranga nzajya nkwemba ku munsi 10,000, ibihumbi 10 by'amadolari ku munsi. Ubwo nta kintu umwana yakoze, yafashe amafaranga, ntabwo nayanga. Ubwo umugabo aramubwira ati hanyuma rero nzakubona ejo mu gitondo saa 4 uzaba ungezeho, kandi ntuzakererwa, akazi katangiye. Uza akazi bamuhaye shana akazi we koroshye, ariko uraza gukuramo isomo rikomeye cyane. Urumva se ari ibintu byoroshye ko umuntu yakoreza amafaranga angana gutya ngo ukazajyaho ubuzima atabashije kubamo kugira ngo we ubu mubereho, hanyuma uzujye umubwira ngo experience ukuyemo muri ibyo bintu cyangwa se muri ubwo buzima uri kubamo atabashije kubamo. Umwana yagize ngo arimo kurota, abona bafunguye umuryango w'imodoka, imodoka shaya kaga. Yahise asohoka avuga ati batanayanyaka, batabarimo baranyinisha, ahita asohoka yihuta. Umwana arumirwa, barongera bafunga umuryango, ibyo biba birarangiye. Ubwo umubodyguard w'uyu mugabo aramubwira ati urimo gutekereza iki boss? Umugabo aramubwira ati ndabona zaza rwose ejo azaba hari, nkurikije ukuntu mubonye turamukomfirimye. Ibyo byararangiye, tugaruka hano hari uyu mutamenwa umeze gutya, wagira ngo ni ibwami we, wagira ngo ni ibwami neza, kumbi niho wa mugabo w'umukire twatangiranye yicaye mu kagare aba yicaye n'ubundi. Ubwo abari aha ngaha, maze wa mubodyguard wakabaraje azanye na wa mwana Drake. Ubwo umubodyguard aramubwira ati cicika bugumye aho ngaho. Ubwo umwana we aba arimo yitegereza avuga ati hano hantu ndi ni mu ijuru ni hehe, yewe yari ibwami pe. Ubwo bodyguard aramubwira ati Mr Richard. Umugabo yese ahindukira agiye kubona Drake araje, maze ati urakoze cyane Drake, urakoze cyane kubuje rwose. Drake waba yaranga yaba ari ubwa mbere abonye ahantu hameze gutya kuva yabaho. Ubwo umwana yakomeje kwitegereza, agiye kubona Richard araje wa mu boss, maze aramubwira ati nishimiye kukubona Drake. Drake ati ewana ndaje tu, ninde se utari kuza? Umugabo aramubwira ati okay ngahambara nta kibazo utangira akazi. Nyagasani umwana mu guhindukira yaguye mu kana kibona ibintu agiye kwambara. Nyagasani yasanze isahara ikoze muri zahabu. Ayo abonye perfume iri hariya, abonye telefone ya iPhone, abonye ikoti agiye kwambara, umwana ava mu bye aravuga ati bibaho se? Ibi ni ibyanjye se? Umugabo ati wa mwana wari wabona iki koko? Yego ni ibyawe, genda wambare vuba vuba. Umwana yihuse cyane, feri ya mbere yahitiye ku isaha ya Rolex. Akiyibona aravuga ati Nyagasani iyi ngiyi ni Rolex nshyashya se? Ni ya nyayo ntabwo ari fake? Umugabo ati njye ntabwo njya nunga ibintu bya fake wa mwana we, iyo ngiyo ni nshyashya kandi ni original. Iyo bayita rose gold, igizwe na zahabu gusa. Ikindi kandi wikomeza rwose gutekereza ku bintu byinshi, ahubwo gira vuba vuba utangira akazi. Ariko umuntu akazi bamuhaye we, bamuhaye akazi ngo kugenda ngo akabaho ubuzima uyu mukire yakabaye kuba arimo cyangwa se yarabayeho, ariko ntabashe kububaho bitewe nuko nyine yagize ikibazo cy'ubuzima. Agiye ko ubuzima bwiza ariko anahimbwa ibihumbi 10 by'amadolari ku munsi. Nyagasani tekereza ibyo bintu ari we bibayeho. Ubwo umwana byaramurenze, Nyagasani arangije ahita afata ya parufe iri muri parufe zihenze cyane, maze atangira kuyitera ngo yumve uko Nyagasani agira neza. Erega ntawe bitabera nuko bitinda kuza. Umwana yari yishimye, maze akubitamo n'agacongo, agakweto keza cyane, maze ashyiramo na kaga kote, kaga costume we. Dore ukuntu aberewe, ntago wamenya ko ari wa wundi. Ubwo Drake yase avuga ngo oh man, ewana none hizi nkweto uburyo ziri comfortable, ewana zirankwiriye byatari, wagira ngo waruzi ibipimo byanjye. Ewana umwana yarishimye byatari kwibona asa neza. Erega nawe bitabera nuko bitinda kuza.
umwana yarikaza aravuga ati nanjye naberwa bana ewana meze neza byahatari. Ubwo uyu mugabo Mr Richard uri mu kagare ati ewana iyo wari uzi ukuntu ibyo bintu wambaye bihenze wa mwana we, uteye amahirwe ufite yo kuba wambaye ibyo bintu bihenze gutyo, njye ntabwo nigeze nyagira, niyo mpamvu nifuje byibuza kubona wishimye uri kubaho ubuzima njye ntigeze mbaho kandi ari mfite ubushobozi bwo kubaho gutyo wa mwana we. Ubwo umwana ati okay uri murifuza ko nkora iki sasa niki gikurikiye? Umugabo ati genda nyagasani niba ajya hehe? Umwana biramucanga areba hirya aravuga ati ngende njye hehe se? Umugabo aramureba arengera amubwira ati ubuzima bwanjye bwose ntago nigeze numa cyangwa se mbaho ubuzima nyine bwo kwambara nyine ibintu bihenze cyangwa se ngo mbeho ubuzima buhenze. Nabayeho nkorera amafaranga kugira ngo nyarundarunde, ariko nibagirwa yuko ayo mafaranga agira akamaro. Sinigeze ngira amahirwe yo kwenjoyinga amafaranga nakoreye. Icyo nshaka nuko kano kanya wa mwana we wenjoyinga ibyo bintu, hanyuma nyuma ukaza kumbwira uko uri kwiyumva. Ati mu by'ukuri ntago nambaye imyenda myiza ngo nambara agakote keza nk'ako ngako, sinigeze nambara amasaha meza, buri gihe nahoraga nambaye icyo uniform cyane nakoreragamo nshaka amafaranga, ariko ntago nigeze nekereza yuko nakwambara neza nanjye nkatembera mu muhanda ngo abantu byibuze babone yuko amafaranga mfite afite umumaro. Uyu mugabo ibintu ari kuvuga ngira ngo murabizi cyangwa se mujya mubibona yuko abakire benshi ntago bajya bambara neza cyangwa se ngo bagende mu modoka ahenze cyane. Ubu usanga ahubwo abakene twebwe abakene rwose ari twebwe tuba twabikajije, mu gihe abafite ayo mafaranga menshi ubu usanga biyambarira ibintu bya nta kigenda, udusiripa. Ngira ngo mujye mubona abakire benshi ba Mark Zuckerberg babiyambarira rwose twenda turi aho ngaho, akambara umwenda ukamucikiraho kandi afite amafaranga. Nibyo umugabo arimo aravuga ati ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuba nabyaza umusaruro amafaranga yose nakoreye. Icyo nshaka rero ndashaka yuko ugenda ugatembera umujyi wose wambaye neza, ukabaho ubuzima njye ntabashije kubaho. Ugenda ahantu hari abantu benshi cyane, ewana utembera abantu bakubone banakwifotorezeho nk'umuntu wambaye neza. Ndashaka yuko abantu bose bavuga uti uyu mwana ubundi nuwaye akora iki, nyine bakwibazeho. Urumva wa mwana we? Umwana yarabyumvise maze nanjye ati okay hanyuma se ni ibyo ngibyo gusa se? Umugabo aramubwira ati oya ntago ari ibyo ngibyo gusa, nyagasani kidashaka ni iki reka twumve. Yaramubwira ati wa mwana we ndashaka yuko uzahora wibuka amasura y'abantu bose muraza guhura uyu munsi, uzahora yibuka uburyo bakurebaga, uburyo bakufashe n'uburyo bakwakiriye, uzahora ubizirikana mu mutwe wawe kubera yuko hari igihe uzakenera kwibuka iyo sura uraza kubona uyu munsi. Ikindi kandi nshaka yuko wibuka ntuzibagirwe cyangwa se uzahora wibuka uburyo uraza kuba uri kwiyumva. Ibyo byiyumviro by'uburyo baraza kuba barimo barakureba nyine n'uburyo bagwaye iyo attention, uzahora ubizirikana. Ndashaka yuko uza guhora ubishyize mu mutwe wawe cyangwa se uzahora ubizirikana. Umwana ati ibyo ngibyo ko numva ari ibintu byoroshera, yabiciye amazi maze ati okay. Umugabo aramubwira ati ejo uzaza umbwire cyangwa se umpe raporo y'uburyo wiyumvaga uyu munsi uri gutambagira umujyi wambaye nyine nk'abami, usa neza, ewana ubuzima bwiza bwose ushaka. Amafaranga yawe urabizi ugomba gukorera ni 10,000 by'amadolari ku munsi. Nyagasani umwana ati niba ari ibyo ngibyo byose birarenze, nta kibazo ejo nzaza muhe raporo y'ukuntu niyumvise niba ariko ubishaka. Umwana arikaraga fresh kabisa, ubona afite confidence. Urerega iyo wambaye neza ufite na confidence. Afata igikapu cye iwana arangije ati hanyuma rero reka ngende ubwo tuzabona nejo. Ahita yikomereza. Uyu mukire Richard utari ufite ubushobozi bwo kuba yabaho neza ariko afite amafaranga asigara mu kagare arimo guseka. Mu gitondo cya kare bahise berekeza kuri resitora. Hari akaresitora bahise bajya gufatiramo icyo kunywa cyangwa se aka breakfast. Arimo aranamuha raporo y'ukuntu ejo byagenze. Ubwo umwana aba ari kumubwira ati mu by'ukuri niyumvaga nk'ibintu bidasanzwe, ukuntu niyumvaga ejo ntabwo ari ibintu bisanzwe, sinzi ukuntu nabigusobanurira, byari incredible. Ati mu by'ukuri numvaga ameze nk'umusitari, wa musitari wagaragaye nko muri movie zo muri Hollywood. Urabizi ukuntu babiyumva se? Numvaga ari njye muntu urenze, ewana nambuka abantu bose bagahindukira bakandeba, bambara nyine nsa neza banyifotorizaho, ewana byari ibintu bidasanzwe rwose Richard. Ati narahindukiraga nareba ukuntu abantu bose bari kundeba, ewana nkavuga ni ese nuko nk'uko abakire babayeho. Numvaga ameze nk'inyenyeri, abantu bose bandeba baza bankurikiye bafata uduserifi, ewana bahindukira bavuga ati uyu mwana nuwahe, umwana nyine ko tutamuzi usa gutya nuwahe. Iti gusa ariko mu by'ukuri byarankonfuzinze, byatumye njya mu rujijo ndibaza ni ese nuko nk'uko n'abandi bantu basanzwe babaho. Ariko ndavuga ni ubwo agikomeje umugabo ahita amuca mu ijambo avuga ati aha uko wiyumvaga rero
nibyo nifuzaga kumva. Ndishimye cyane rwose ko uko ubimbwiye, ariko nanjye nifuzaga kubyumva ko ariko byagenze, abantu bari bagushamadukiye. Ubwo muri ako kanya umwana yarangayemo gato bitewe n'umuseriveri wari uri gutambuka ngaha mu karesitora. Yaramurebye, yari umukobwa mwiza mu by'ukuri, aramwitegereza. Umukobwa nawe itabona yuko hari umuntu uri kumureba kandi umuntu wambaye neza. Hari ukuntu wambaye neza bigatuma nyine buri wese yakwibazaho tu. Ubwo umukobwa urangaye asitangira kureba aka kana k'agahungu, maze umugabo aramubwira ati kari agakobwa uragakunze se? Mu by'ukuri gafite ubwiza buri karemano, ni mwiza, siko bimeze se buriya? Ubwo uyu mwana ahise amubwira ati ariko nyakubahwa wagiye wiyubaha koko, ndatekereza ibyo ngibyo utari ukwiye kuba urimo urabivugaho cyangwa se urimo uranabitekerezaho. Umwana ahita amubwira ati ahubwo mbwira ni iki gikurikiye, ni iki nkurikijeho gukora? Umugabo aramubwira ati icyo ukurikijeho rero ni uriya mukobwa. Nyagasani, umwana ahita yikangamo. Umukobwa uri aha ngaha ari umukobwa mwiza mu by'ukuri. Umwana akamureba maze akamubwira ati nyakubahwa, uretse gato kunywaho, ibyo wari umbwiye urakomeje? Umugabo aramubwira ati yego nari nkomeje. Ati ubuzima bwanjye bwose nabayeho mu buzima butagira urukundo, sinigeze nishora mu bintu by'inkundo. Wa mwana we, utazabona mfite amafaranga na gutya ngugire ngo ntago nabonye umwanya wo kuba najya no mu rukundo. Nyagasani, umugabo nubwo ari umukire, ariko amafaranga yose yakoreye nta kintu mu by'ukuri yigeze yamaza. Nigeze abasha kuyabaho neza, ngo yagendemo mu kamodoka keza, ngo yambare neza, ngo atembere, ngo arye neza. Noneho igitangaje, ngo nta nubwo yigeze ajya no mu nkundo we. Yararimo abisobanurira uyu mwana, maze umwana ati ubwo si ibyo bintu wabigenzaga gute nyakubahwa? Umugabo aramubwira ati ubwo nari nkiri umwana, hari ahantu hari umukobwa nk'uyu nguyu wari umuseriveri n'ubundi wakoraga ahantu nk'aha ngaha. Ati naramurebye numva umutima wanjye urateye ngo boom. Iwana kwa kundi rero umuntu ukahita umukunda bwa mbere aribwo ukimubona, babyita love at first sight. Umwana aba interested n'inkuru umusaza ari kumubwira, aramubwira ati komeza umbwire byagenze bite. Ati mu by'ukuri ndumva bishimishije, komeza umbwire. Umugabo arakomeza aramubwira ati ariko ikintu cyambabaje nubwo nabonye umukobwa nkahita mukunda, ntago nigeze ngira courage cyangwa se ngo numve ngize ubushake bwo kuba nagena ngo muganirize mubwire rwose ko namukunze. Ati mu by'ukuri ubuzima bwanjye bwose narabyicujije kuba ntarigeze mvugana n'uwo mukobwa byibura ngo mubwire uburyo namukunze nyimubona. Nyine reka ngusobanurire neza wa mwana we, impamvu nifuza ko wagenda ukabimubwira wowe, ukamubwira uburyo uri kwiyumva, ukamubwira uburyo nyine umubonye ukahita wumva uramwishimiye. Ibyo bintu biragenda bigatuma umutima wawe rwose utuza, bitandukanye nuko ngiye nabaye ubuzima bwanjye bwose umutima wanjye udatuje bitewe n'ukuntu ngiye nihagazeho. Nkanga kubwira uwo mukobwa nabonye gutyo nyimubona nyine nkahita mukunda, nkanga kuba namubwira yuko namukunze. Ndifuza ko rero wagenda ugakora ibyo bintu ngiye ntabashije gukora. Umwana yabitekerejeho arangije ati yego, hanyuma se ni kumuvugisha byonyine n'ibyo ushaka, nta bindi nyine ngiye kumubwira byo gutereta by'abasore b'iki gihe n'ibiki? Umugabo aravuga ati oya, we haguruka ugenda utera intambwe ya mbere umubwire byonyine, nyine wamusuhuza, umubwire icyo ushaka ariko utera iyo ntambwe. Mwibuke neza ko uyu mugabo arimo aragerageza kuba yakoresha uyu mwana we ibintu atabashije gukora. Mwibuke neza, ariko nanone ntago ari ku buntu kubera yuko amwishyura amafaranga ibihumbi 10 by'amadolari ku munsi. Buri uko umunsi urangiye aragenda akamuberaho ubuzima we atabayeho, ariko akanamuhemba. Gira mubwira ati we haguruka gusa ugenda utera intambwe umubwire gusa, wamubwira ibyo ushaka nta kibazo, urabukoze iyo ngiye ntabashije gukora. Umwana ati reka turebe nyine ikintu kiraza kuvamo, tureka ngende. Ubwo yarahagurutse ariko ubona ko nta cyizere yifitiye. Uyu mukobwa yari mwiza mu by'ukuri, yari umuseriveri w'ahangaha bamwita Cindy. Umwana yaraje aramubwira ati unyihanganira ariko nyine nifuzaga kuba nakubwira yuko mu by'ukuri kwibabarira byananiye. Umukobwa biramucanga maze ati mbwira nta kibazo nyakubahwa, wibabarira se wakoze iki? Ubwo uyu mwana Drake aramureba arangije aramubwira ati ese mu by'ukuri ni gute ubasha gukora ino kofi iryoshye bingana gutya? Mu by'ukuri nirihe banga ukoresha kugira ngo ukore kofi iryoshye bingana uku nguku? Ati kwihangana byananiye. Ndavuga ni ewana, reka nze mbaze uno muntu ukora ino kofi abikora ate, kubera ko rwose gukomeza kwicara numva uburyo bw'ino kawa narimo ndabasha kubaza umuntu wayikoze uburyo yikora byari byananiye. Umukobwa uranga witwa Cindy yahise amubwira ati nyakubahwa, ibanga narindi, iyo kawa impamvu iryoshye ni ukubera ko ariyo kawa iciriritse nyine cyangwa se idahenze muri no supermarket yacu. Ati niryo banga ryonyine ryo kuba iryoshye, ni ukubera yuko gaciriritse kari cheap. Ati hanyuma ariko winjijisha, ndashaka umbwire mu by'ukuri ni ibiki ushaka kumbwira, ko atari ibyo ngibyo ubundi wakabaye uri kumbwira. Mbwira ikindi kintu cyari kikuzanye washaka kumbwira
kitajyanye n'ibyo ngibyo by'ikawa kubera ko ndabizi kuri kumfera uri kumbeshya. Umuhungu ati ariko ibyo nibyo ngiye nashaka kuba nakubaza. Umukobwa ati ariko si bwuranjijisha njye urabona ndagashwi koko, njye mbona amasura y'abantu benshi cyane buri munsi bitewe n'uko hano hantu haza abantu benshi batandukanye. Urumva nzi umuntu umbwiza ukuri nzi n'utambwiza ukuri bitewe n'uko mbona amasura menshi atandukanye hano buri munsi. Rero mbwiza ukuri kuko mbasha kumenya icyo umuntu ashaka kuba yavuga bitewe n'uko ndi kumubona. Ubwo Drake ata mbwira ibyanjye, ngaho mbwira ibyanjye niba ubasha kubibona. Ubwo agakobwa kasindi kagaseriveri karamurebye gahera hasi kari uburyo yambaye kamureba mu maso maze karangije gati nyine mu by'ukuri ndatekereza ushaka kumenya byinshi byerekeranye nanjye, ushaka kumenya byinshi byerekeranye n'ubuzima bwanjye, ndabeshya se? Cyangwa se wenda nka nimero yanjye kubera impamvu nyine runaka, sibyo? Kubera ko rwose wa musore we ako gastori waruzanye rwose ngo ka kofi ngo kuburyo ngo kofi iryoshye urimo urambeshye kubera ko iyo kofi nta nubwo ari n'iya mbere mu ziryoha hano dufite rwose, ahubwo hari ikindi cyakugenzaga. Mbwira urifuza iki muri ibyo ngibyo? Ubwo Drake yumvishe bamukomye maze umukobwa arakomeza aramubwira ati mu by'ukuri ndanatunguwe cyane, natunguwe n'uburyo wambaye neza cyane. Ubwo Richard uri hirya barimo arabyumva maze ati umukobwa aguyemo se. Umukobwa arakomeza aramubwira ati mu by'ukuri wambaye ikote ryiza byatari, none iryo kote wambaye ntago abantu baryambara bajya baza kunywera hano rwose kubera ko kano gakawa ni agakawa gaciriritse, ndetse hano hantu rwose haza n'abantu baciriritse cyane hadakwiriye rwose abantu bambaye nkawe. Ati mu by'ukuri niyo mpamvu mise mbona yuko hari ikindi kintu cyakugenzaga kitari iyo kawa, noneho urabyica uzunambwira uburyo ngo kiryoshye ngo kurenza ngo ikindi cyayi cy'ahandi. Umukobwa uranga yaramuvumbuye, umusore aribura rwose. Ubwo Drake urangaha yumva baramurangije neza maze aramubwira ati reka nkubwire ibanga rero, nkubwire ibanga, reka nkumenere ibanga, sibyo? Umukobwa ati nta kibazo mbwira. Drake ati mu by'ukuri iyi myenda ubona nambaye ntago ari iyanjye, ni boss wayimpaye. Ati mu by'ukuri ngiye simfite ubushobozi bwo kuba nabasha kwigurira ino myenda. Ati nuriya mu boss uri kubona uri hariya niwe wanyambitse ino myenda. Uyu boss yabonye bamuvuza ahita areba hirya maze umusore Drake ati mu by'ukuri nta mafaranga rwose ngiye nabona yo kugura iyi myenda. Mu by'ukuri uyu nguyu uri kureba anga nsa gutya ntago ari ngiye wa nyawe. Uyu mutipe disi ntago azi kwiyemera no kwihagararaho, ameze nkanjye. Undi ugomba kugenda ukuri bakakwakira ukuri. Ubwo uyu mukobwa sinda ati mu by'ukuri urankomfuse ukize mu rujijo, gusa ariko nyine ndabikunze, nkunze kutiyemera. Ubundi ngo agasore katirariye ngo ntago kagira iki n'iki ngo inkume, ariko ubundi ugiye ukuri nibyo byiza kurenza kwiyemera. Drake yumvishe yishimyemo maze muri ako kanya umukobwa aranga ahise atangira kwandika utuntu, yandika utuntu n'iki n'iki. Arangije kutwandika ahita amuhereza aramubwira ati iyi ngiyi ni nimero yanjye ariko iraburaho imibare 2 ihera. Niba wankunze rero koko ukaba wankunze ufombora iyo mibare 2 ubundi uzamamagare. Ubwo ni nka uyu mukobwa mubwira ati mu by'ukuri niba yifuza kugirana ibiganiro birambuye nanjye cyangwa se uri interested nanjye, ino mibare 2 uzayishake nuyivumbura nyine nzamenya yuko ufite ubushake bwo kumenyana nanjye. Ubwo umusore urangaye se afata aka gapapuro arebye ko kabona haraburaho imibare 2 maze sindura ahangaha ahita yigendera. Ubwo akimara kugenda umusore Drake uba wamukunze ahita areba rwa rupapuro akabona ko umukobwa ntagashyizeho imibare yanyu mihera. Ubwo nta kintu yakoze, yazinze agapapuro arangije afata agakawa ke ahita yerekera asanga Richard aho yari yicaye. Ubwo ibyo byararangiye mu gitondo cya kare nanone undi munsi bahita berekeza ahantu hari ikibuga cya basket bagenda banaganira mari nako Richard abaza umuhungu ati none se musore wabashije kuvumbura ya mibare yakubwiye ngo uze kuvumbura y'inyuma? Umutipe ati wapi ntago ndayivumbura, nagerageje imibare myinshi cyane ariko byanze. Richard aramubwira ati umva nkubwire musore mutoya, iyo nza kuba ndi wowe mu by'ukuri ngiye iminota 2 yonyine ariko amaze kuvumbura iyo mibare. Umwana aramubwira ati yego ndabizi ariko nyine ibi ngibi rwose ndakwinginze bivemo n'ibyanjye n'uriya mukobwa nyakubahwa, rwose waretse nyine ko ibyo ngibyo bitakureba ukabiturekera ngiye n'uriya mwana nkawe ari ngiye ubyikurikiranira ukareka rwose kubigira ibyawe, ureka kubigira business zawe. Uyu Richard aramubwira ati okay, ati nta kibazo rwose nagerageza kuba nagufasha kubera yuko iminota 2 niko rwose maze kuba nakumenyera imibare yaburaga rwose kuri iriya nimero, ariko niba udakeneye ubufasha nta kibazo reka tubireke, gusa ariko ujye ugira vuba rwose ibintu byihutishe mwana. Ubwo umwana yahise amubwira ati hanyuma se ko turi ahangaha tuje kuhakora iki?
umugabo aramureba aramubwira ati imyaka 40 ishize nakiniraga ahangaha makinira nyine basiketi nambaye imyenda isa nk'iyo ngiyo wambaye. Ubyumve neza wumve no nkuru neza ukuntu imeze. Ati mu myaka 40 ishize kino kibuga tujeho nagikinirago basiketi nambaye iyo myenda nawe wambaye neza isa gutyo, mbese mu by'ukuri twarananganaga. Ati wa mwana we mu by'ukuri nari umukinnyi mwiza cyane wa basketball, nari umukinnyi mwiza pe, gusa ariko ntago nigeze ngira amahirwe yo kuba nakora imyitozo. I never took time to practice. Ntago nigeze mbasha kuba nakora imyitozo ngo nyine nk'abandi, ngo mbashe kuba nyine naza nkora imyitozo nkuru twashifama n'uduki tungorora amagufwa n'ibiki. Ati nari muze cyane ndimo kwiga nyine ngerageza no guhasuringa kugira ngo mbashe kuba nakorera amafaranga menshi. Ubwo Drake aramubwira ati nsushaka yuko nkora imyitozo kugira ngo nzajye muri NBA, National Basketball Association. Uyu mukire Richard aramubwira ati wa mwana we rero izo ngizo ni inzozi ziba zirotwa n'abantu benshi, ariko ntago ari cyo nifuza wa mwana we, buretse gato wumva icyo nshaka. Mu by'ukuri narakinaga pe, nkanakina n'amarushanwa menshi cyane, ariko twaba turi ku masegonda yanyu mu mukino wenda kurangira bikarangira dutsinzwe. Hahandi intsinzi iba yamaze kubarwa, ariko nyine bikarangira badutsinze mu buryo rwose tutatekerezaga natwe ubwacu. Nyine wa mwana we ikintu cyambabazaga nafataga poro gutya nyine mu biganza byanjye. Urumva wa mwana we nagerageza kuba natanga pase hahandi neza umuntu aba ari ku murongo ku buryo ashobora kunaga baro ikinjira mu gapaniye. Ubwo najugunya mu gapaniye bari ikagenda kugira ngo yinjiremo, ahubwo igasubira inyuma cyangwa se ikarenga ka gapaniye. Kubera ko muri icyo gihe rero nabashaga kugira amahirwe yo kuba natsinda, ndagira ngo tubikore kano kanya ninaga ino baro muri paniye ikajyamo turaba dutsinze, kandi birete binyibagiza agahinda kose nagize ko kuba narabashije kuba ntarigize intsinda na rimwe rwose ubwo nakinaga muri icyo gihe. Ubwo umugabo uranga yafashe ya baro agiye kujugunya mu gapaniye, ahita asubira hasi acika intege. Aramubwira ati mu by'ukuri wa mwana we meze nkaho nsinzwe. Umwana ati utsinzwe ute se? Urabizi reka nkwereke, ibi ngibi reka tunabirangiza ubundi bimasiki. Umugabo ati oya rwose wa mwana we ntukajya uva ku izima, njye ntago nkunda gutsindwa mu buzima bwanjye, niyo mpamvu ndanga kugira ngo nihorere kuba naratsinzwe. Ibintu byose ndanga kubera yuko nabashije gutsindwa, ariko ndimo ndashaka kwihorera kugira ngo ninapfa byibura nzapfa nishema mvuga yuko ubuzima bwanjye nabubayeho, cyangwa se niba ntanabubayeho ariko ari undi muntu wabubayeho nk'uko njye nakabaye kuba nabubayeho. Umwana ati okay nta kibazo, ngamereza iyo baro hano nkwereke. Ubwo nta kindi umwana Drake yatangiye gukora, n'ubundi yatangiye gukora twa practice no mugabo yari kumubwira. Undi akamubwira ati bibare nkaho kano kanya turi kuri ya finali ya indi watsinzwemo, hanyuma njye ndi mu ikipe yawe. Bya bindi rero byakorera cyangwa se kwa kundi watsinzwemo bibare nkaho turi kuri finali, sibyo? Maze nkwereke ibintu iyo kipe yagutsinze tugiye kuyikorera. Mu by'ukuri ni nkaho ari kumubwira ati subiza ubwenge inyuma, icyo gihe wibuke cyagiye utsindwa ubigire nkaho ari kano kanya, ubundi nkwereke iyo kipe yagutsinze ibintu ngiye kuyikorera. Umwana nyine yatangiye kumera nk'uri gucenga, arangije afata baro umwana agufatira baro arongera aragucengera abantu bo bari kwimagina yuko ari muri cya gihe uno mugabo yatsinzwemo. Ubwo yagucengeye abatipe bo niko bari kwibona mu bitekerezo byabo. Umwana kudundira baro ubona itazamuka fresh, atanga pasi kuri wa mugabo. Aramubwira ati Richard, kwa kundi wajya gutsindwa kano kanya byibagirwe, ngiye kubara 1 2 3 uyitunaga baro mu gapaniye uyitubatsinda. Ubwo nta kindi yakoze, yahise afata ya baro Richard arayizamura neza yinaga mu gapaniye, maze baraserebura ati igitego, ati go. Iwana barishima byatari, ati dutsinze rya rushanwa ryari ryarakunaniye, ati turabikoze. Barishima cyane, ati turabikoze mwana. Uno mugabo yavuze ati mu buzima sinkunda gutsindwa, niyo mpamvu kano kanya ibi ngibi turi kubikora, turatsinze. Cyagiye twaratsinzwe ariko kano kanya turatsinze, we have made it. Umugabo yarishimye, maze tugaruka hano. Wa mwana Drake yagarutse muri ka restaurant. Mwibuke neza yuko hari nimero y'umukobwa yabuze, bamuhaye nimero ariko nimero umukobwa yamuhaye yaburagaho imibare 2. Yagarutse ahangaha wa mukobwa handi yakoraga, abona umukobwa urangaho hirya ariko utari kugaragara mu maso, aza yihuta amusanga, maze amugeze ahita amuhamagara ati Cindy unyihanganire. Mu by'ukuri umukobwa ahindukiye, umusore asanga ntabwo ari Cindy, asanga n'undi mukobwa. Drake avuga ati unyihanganire nari ndimo gushaka Cindy. Umukobwa ati ntago hari, yagiye. Cindy ntawe uhari, ntabwo yaje. Drake aramubwira ati nese uburyo namubonamo.
uyu mukobwa w'umuseriveri wundi aramubwira ati mu by'ukuri njye ntago nzi uburyo wamubonamo kandi unyihanganire ndi busy cyane muri kano kanya. Drake yababayemo disi yari yikundiye ka Cindy. Ubwo agiye kugenda itagaruka aramubwira ati none se wanije ikaramu? Undi aramubwira ati nta kibazo akira niba ari ikaramu ushaka. Arayimuha. Ubwo Drake nta kintu yakoze akuramo kagapapuro Cindy yamuhaye yari yanditseho za nimero ze. Ariko mwibuke neza ko hari imibare ibiri umukobwa atari yamushyiriyeho inyuma. Yari yamubwiye ati iyo mibare uze kuyivumbura, nuyivumbura ukahamagara kumva ni njyewe. Nahita amenya yuko koko mu by'ukuri utanyinishaga wari ushishikajwe nanjye cyangwa se wifuza kumenya byinshi byerekeranye nanjye. Nta kintu umusore yakoze, yahise afata telefone atangira gushyiramo ya mibare ngo arebe ko yavumbura nimero z'umukobwa Cindy yari yakunze. Gashyizemo nimero akaba ari nakahamagara maze agasanga yibeshye, agasiba ya nimero akongera akayandika bundi bushyashya agashyira mu ndi mubare kugira ngo arebe ko aze kugera kuri nimero yande ya wa mukobwa Cindy. Yakomeje gutyo agahamagara bikanga, agahamagara bakamubwira yuko atari we. Ubwo kiranga arimo arahamagara ati ni Cindy turimo turavugana. Hari umukobwa waje kumbi disi yari Cindy, yaraje ahita amwigira aza bununu rwose n'umusore atabizi. Wamaze kubwira ko atari Cindy ni nako kandi yashyizemo indi nimero, ashyize ku gutwi ahamagaye yumva telefone isoneye hafi. Bivuze ko nimero yari ayivumbuye koko, nimero ya Cindy yari amaze kuyigwaho. Ubwo Cindy ari urahanga hafi yahise akora mu gasakoshi agiye kuramo telefone umusore baramubonye maze arikanga. Undi ahita azaramuhobera amubwira ati Cindy nari ndimo nkuhamagara. Ako kanya ataravuga ibintu byinshi uyu mukobwa Cindy wari amaze gukunda rwose n'umusore nawe yahise aza yihuta cyane ahita amusoma, bahita basomana nyagasani. Barasomanye basomana umwanya munini, barasomana ko ivumbi riratumuka. Ubwo barangije gusomana n'umukobwa Cindy yahise amukubita urushyi aramubwira ati niko ni gute byafashe kino gihe cyose ko utaravumbura nimero yanjye? Ntabwo uzi ko nakubwiye ngo tugiye gukina no mukino. Ubwo Drake amaze gukubita urushyi yahise avuga ati unyihanganire. Umukobwa ahita yongera aramwegera aramusoma nyagasani. Barasomanye ko ivumbi riratumuka. Ubwo bidatinze bahise banatahana. Ubwo ibyabaye namwe murabyumva. Ubwo bakiranga bakiri gutekereza ku byo bari bamaze gukora, hari nako barimo bararebana. Mu by'ukuri umusore Drake yari yamaze gukunda uyu mukobwa Cindy maze aramureba aramwitegereza. Ubwo hagati yabo ikibatsi cy'urukundo cyari kiri kugurumana. Yahise amubwira ati se mu by'ukuri iriya foto ni iyawe? Niba ari ifoto yihe? Ubwo Cindy yahise ayireba maze Drake aramubwira ati niko. Ubwo muri ako kanya wa mugabo yayisaza, wa mugabo Richard yahise abinjirana maze Drake ahita agwa mu kantu bitewe n'ukuntu umugabo yabinjiranye. Aramubwira ati uyu mukobwa nta kintu abiziho rwose Mr. Richard, kubera icyo uje ahangaha. Ubwo akibaza gutya ahita abona wa mukobwa Cindy bari baryamanye. Ahise ahaguruka mu buriri aramubwira ati wihangane Drake we, ariko ibibaye byose ntubyegereze umutima, ubifate nkaho nta n'ikintu cyabaye nyagasani we. We yari yamaze gukunda ndi, yari yamaze gukunda disi no mukobwa. Ubwo Mr. Richard uri ahangaha yahise afata amafaranga ashameshi ahita yereza umukobwa uri ahangaha ahita yerekeza nyagasani. Bivuze ngo uno mukobwa Cindy yaryamanye n'uyu Drake bitewe n'ukuntu no mugabo yari yabimusabye, ndetse urabona yuko ari we unamwishyuye. Bivuze ngo uriya mukobwa nta rukundo yari arimo ahubwo yicuruje kuri uyu mutipe, ndetse kandi yishyurwa nande na bosi we Mr. Richard. Ubwo uyu mwana Drake yarabaye cyane maze ati wa rusaza rw'urucumba we, aramutuka maze uyu musaza Mr. Richard ati tuza wa mwana we tuza. Ubwo umwana uri ahangaha yahise atangira kwambara ababaye cyane. Umugabo azana ibintu by'imikino bye ati niko mbwira byari bimeze bite ibintu maze gukora n'uyu mukobwa, byari bimeze bite mbwira ukuntu byari bimeze, kubera ko ngiyewe ubuzima bwose nabayeho ntabwo nigeze ngira amahirwe nk'ayo wari umaze kugira. Umwana byaramuceze maze atari ko uri umusazi wowe ubwawe ibintu uri kuvuga urumva koko bisobanutse, urimo urabasha kwiyumva byibura ngo wumve ibintu urimo uravuga uburyo biri no sense nyagasani. Ubwo Mr. Richard nawe byaramucanze uburyo umwana arakayemo n'uburyo rwose bimubabaje cyane, uburyo bagiye gupfa umukobwa. Drake ati umva ubanza utarwaye gusa ahubwo banza uri n'umusazi, ubanza ari ufite ubumuga bwo mu mutwe utari muzima ahari. Ubwo umugabo Richard ati wa mwana we uravugisha ukuri rwose ariko urarengereye cyane kuba ukoresha ayo magambo rwose ntabwo byari bikwiriye. Ubwo yababayemo maze aramubwira ati wa mwana we rero reka nkukubire kabiri uburyo nakwishyuragamo, ariko n'ubundi dukomeza akazi wikwegura hakiri kare. Ahubwo se wari waba hari ikintu wari wakora? Reka nkukubire kabiri ukomeza akazi, kubera ko uyu mwana yarabaye cyane yabyegereje umutima, ubona yuko n'akazi agiye kwita gasezera. Mwibuke neza ko ari akazi kamuhemba miliyoni zirenga 10 z'amanyarwanda ku munsi. Ikindi kintu aba ari gukora
usibye gukora ibintu no musaza cyangwa se n'umugabo Mr Richard uri mu kagara atabasha gukora cyangwa se atabashije gukora akiri mutoya. Na biriya byo kwitama inkumi nyine ntago yabashaga kubikora, yari ari biza ashaka amafaranga. Ubwo umwana yahise amubwira ati wumva nkubwire wa gisaza we, ibi ndirimo gutekereza uri murikunda cyane, njye ntago nabasha gukomeza kubikora, ndeguye rwose akazi kawe kwikomereze. Ako kanya wa mukobwa yahise yinjira, wa undi Cindy mu kwinjira ahita aza aravuga ati umva nkubwire Drake we, nubishaka uzongere umamagare nta kibazo kubera ko nimero yanjye urayizi. Ubwo nta kintu yakoze, yahise yerekera niba uno mukobwa yicuruza ntumbaze. Disi ukuntu Drake yari yamukunze, yumva Disi ari umuntu bakabaye kuba bagirana ibihe byiza no mu gihe kiri imbere. Mu by'ukuri urukundo Drake yari yakunze uno Cindy no museriveri ni rwa rukundo rw'agahararo, kubera yuko mu by'ukuri urebye nta n'ikintu yari yamukundiye gifatika. Ubwo nta kindi no mugabo Richard yahise akora, yahise amubwira ati mubwire wa mwana we, mu gihe cyanjye nabayeho nkunda abaseriveri nk'uko nawe wamubonye ukumva uramukunze rwose pe, ukajya mu kabari cyangwa se ukajya mu karesitora rwose ukabona umukobwa wawe uhakora ukumva uramwifuje, ukamugirira ari rwose ukumva mwagirana n'ibihe byiza mu gihe kiri imbere bigakomeza. Ariko ndagira ngo wicare wige, wicare mwigisha uburyo bano baseriveri kazi baba bameze. Ati muri icyo gihe ikintu nakoze mu by'ukuri njyewe nahisemo amafaranga kurenza urukundo namukunze, niyo mpamvu muri kano kanya nifuzaga nanjye kwihorera nubwo ntafite ubushobozi bwo kuba nagira ikintu mukoresha, ariko urabinkoreye. Uko nguko ni ukwihorera kwanjye kwiza. Ubwo umwana yarambiwe akazi kuno mugabo aramubwira ati mva mubwire rwose nyakubahwa, rwose akazi kawe njyewe ndagasezeye. Ati urabizi wabayeho rimwe pe, wabayeho gutyo rimwe, ubaho uko ushaka muri ubwo buzima, uri wahisemo kubaho gutyo, ariko ntabwo ukwiye andi mahirwe ya kabiri wa musaza we, kubera yuko urambabaje cyane. Bapfuye iki? Bapfuye umukobwa uno musore yari yakunze Cindy, areka akazi kamuhembaga amafaranga angana na miliyoni zirenga 10 rwose z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo uyu mwana Drake ageze imbere yarongera aragaruka maze abwira n'umusaza ati umva nkubwire wa mugabo we, nkurikije ukuntu witwaye cyangwa se uburyo mbabajemo, ahari rwose wari ukwiye ubuzima urimo kuba mu kano kanya, wari ukwiye kuba ikimuga nyine ukaba uri mu kagare, nibwo buzima bwari bugukwiye bitewe n'ukuntu wikunda. Nta soni. Nyagasani umugabo wanga byaramukomerekeje cyane, nawe ibaze gukora ibishoboka byose kugira ngo urebe ko ubuzima utabayemo byibura hari undi muntu waba ubamo ubigizemo uruhare, ariko rwose umugabo biramubabaza cyane. Maze arangije abitekerezaho, ubwo bidatinze tugaruka hano. Ubwo mu gitondo cya kare Drake wari wasezeye akazi kamuhembaga miliyoni zirenga 10 z'amanyarwanda ku munsi, yabyutse arimo yinginga wa museriveri kazi Cindy kugira ngo byibura amubabarire bongere bakundane. Aramubwira ati ngiye rwose igishoboka cyose ndagikora na kari akazi ndakareka, ariko mu mahirwe ya kabiri rwose ngiye nawe tugumane. Ati sibyo Cindy? Ati nizera rwose kandi ndakwinginze, ntabwo bira byatubayeho bizongera kubaho ukundi. Ubwo umwana ageze imbere yakubitanye n'umurinzi wa mugabo Richard, maze umwana yikangamo, yatangiye gusubira inyuma. Ari nakamubwira ati umva we, komeza kungendaho, guma hamwe rwose, guma kure yanjye cyangwa se mitemo magara polisi bazi bagufate. Umwana wari ufite ubwoba Disi yaragize ngo bagarutse kumutwara nk'uko bari baramushimuse cyagiye imbere n'ubundi cyagiye ukuntu byagenze bamushimuta. Yarazi yuko n'umugabo Disi aje kumufata akamujyana n'ubundi akamusubiza wa mugabo Richard kugira ngo amukoreshe ibyo Richard we yifuzaga. Ubwo umwana yahise amubwira ati umva ndakwigize rwose guma kure yanjye, kandi ubwire kiriya gisaza rwose kiriya kibosi cyawe cy'ikigoryi ko ngiye nifuza kuzongera kukibona ukundi. Nyagasani umwana Disi yari yababaye cyane yarakaye. Ubwo uyu murinzi ahangaha yahise akuramo rinete, maze aramubwira ati mu by'ukuri Mr Richard cyagiye ukimara kugenda ejo yahise apfa. Nyagasani Disi wa mugabo Mr Richard ejo cyagiye umwana amaze kugenda umugabo yahise apfa. Umwana Disi yahise yumva bimubabaje cyane, maze ati uvuze ngo iki Mr Richard? Ngo uravuze ngo Mr Richard yarapfuye? Uno murinzi aravuga ati mu by'ukuri uriya mugabo yifuzaga kuba yakubona mbere yuko apfa rwose, abyifuza cyane, ariko ntabwo wigeze umwitaba. Hari ikintu yifuzaga kuba yakubwira ariko telefone ukanga kuyitaba. Umwana yumvishe bimubabaje cyane maze ati ngo iki? Uravuga ko Mr Richard yapfuye? Kubera iki? Ubu se kubera cyifuzaga kubonana nanjye mbere yuko apfa? Umurinzi aramubwira ati wa mwana we rero, mbere yuko apfa yansabye kuba nagushakisha ndetse rwose nkaba naguha inoretere. Yamaye n'urupapuro arambwira ati ninzakubona nzaruguhereze. Akira rero ntago nzi birimo, ariko niba rumaye ngo nzaruguhe. Umurinzi urangaha hese yambara rinete maze arikomereza yisubira muri gahunda ze. Disi Mr Richard yitabye Imana. Ubwo uyu mwana Drake
yafashe urupapuro arukura muri envelope maze atangira gusoma ibyo Mr Richard yari yamwandikiye. Ubwo byari biri ku rupapuro byaragiraga biti: ndakeka witeguye kumbabarira ku byo nagukoreye ibyo ari byo byose. Mu by'ukuri wari uri mukuri wavugaga ukuri. Mu by'ukuri wavugaga ukuri. Mu buzima uba ugomba kubaho rimwe gusa, cyangwa se ubaho rimwe gusa n'ubundi. Mu by'ukuri ubaho rimwe gusa mu buzima. Warakoze cyane gutuma ku kantu nkamenya. Ati warakoze kubana nanjye muri no minsi mike rwose twari tumaranye. Narabikunze rwose, warakoze mwana mutoya, uzabeho ubuzima bwawe nk'uko ubwifuza, kubera yuko ndifuza yuko uzahora uzirikana rino jambo ngiye kukubwira mwana mutoya. Mu buzima bwose usigaranye kubaho muri ino si, hari ikintu kimwe nifuza yuko uzahora uzirikana wa mwana we. Icyo kintu nta kindi, ndifuza yuko uzabaho ubuzima bwawe nk'uko ubyifuza, nta wundi muntu ukubangamiye. Ayo ngayo ariyo magambo umugabo yari yandikiye umwana kugira ngo azahora yazirikana mu buzima bwe bwose, kubera yuko ntabwo yigeze abaho ubuzima we yashakaga, ahubwo we yabaye ubuzima bwo gushaka amafaranga akayarundarunda, ariko yibagirwa kubaho nk'uko ubuzima bwe bwabimutegekaga. None apfanye agahinda kuko ababyibuze atarabashe kwenjoyinga ubuzima nk'uko yari afite ubushobozi bwo kuba yabikora, ariko akiyima. Nibyo arimo yigisha uno mwana amubwira ati: wa mwana, ibyo uzakora byose ariko uzakora icyo wifuza mu buzima, icyo ushaka aba ari cyo uzakora. Ubwo muri ako kanya umwana mu kubitekerezaho yumvishe message ije kuri telefone, maze azamura telefone arebye iyo message. Nyagasani, umwana yikangamo, yasanze wa musaza amwoherereje amafaranga angana na miliyoni 50. Nyagasani, miliyoni 50 z'amadolari. Umwana byaramurenze, yibaza ubuzima bwe bwose disi ukuntu bugiye guhinduka bitewe n'umuntu yafashije akagira neza akamufungura. Mwibuke neza ko uriya musaza ubundi bahuye ari uko amufunguriye akamuha udufaranga duke yari asigaranye. Ubwo we yicuraga akamuha $20 akajya navuga ati: ngiye nari bindaza gushaka ukuntu nza kubaho, ariko wowe rwose nta kibazo akira, kubera yuko niwe ubabaje. Kumbi ryari isomo rikomeye cyane n'umugabo yashaka guha uno mwana kugira ngo anarebe umuntu yazasigira ubutunzi bwe bwose. Amahirwe aza kugwa kuri Drake, uyu nguyu wamufunguriye, none asize amuhaye amafaranga yakoreye ubuzima bwe bwose, ariko anamwigisha rwose n'uburyo azayabamo, bitewe n'uko ngo ubaho rimwe gusa mu buzima. Akaba nayo mpamvu rwose uba ugomba kumenya n'uburyo ibyo wakoreye byose ugomba kubimanaginga, ndetse kandi ukabaho n'ubuzima wifuza, kubera yuko uba utazi ukuntu ejo bimeze. Umwana yaratunguye cyane, atangira no kwicuza impamvu yatutse uriya mugabo. Ubwo yamubwiraga ati: wagisaza urikunda, wari ukwiriye no kubaho ubuzima gutyo rwose ugapfa umeze gutyo. Yamubwiye amagambo mabi cyane. Umwana atangira kwicuza impamvu yamubwiye gutyo, abona yuko rwose uriya mugabo yari n'umuntu mwiza cyane, gusa ariko asiga amwigisha isomo rikomeye cyane mu buzima: ubaho rimwe kandi ugapfa rimwe. Niyo mpamvu rero ugomba kubaho ugira neza, kubera ko ntabwo ubuze umuntu uzakwitura iyo neza arinde. Ikindi kandi nunahirwa n'ubuzima, uzamenye neza ukuntu ubwo buzima uzabamanaginga, kubera yuko ntabwo ari gutyo bizahora. Ushobora kuba bimeze nabi uyu munsi, ariko ejo bikabera neza kubera impamvu runaka wowe utari uniteze ko bizagenda gutyo. Mwibuke neza ko uyu mwana yatanze amadolari 20, nayo kandi yari asigaranye yonyine imbere n'inyuma, none bamuhaye miliyoni 50 z'amadolari. Nyaboneka mu buzima nubwo utabasha gushimisha abantu bose, ariko byibura uzagira umuntu umwe mu buzima washimisha, uwo muntu burya aba ahagije. Kuko n'ubundi utabasha gushimisha bose, ariko byibura uzashaka ukuntu ushimisha umuntu umwe aba ahagije. Ubwo inkuru yacu kandi nayirangira gutya, uyu mwana abonye isomo rikomeye cyane mu buzima, kandi ubuzima bwe bunahindutse, buhindukiye kukugira neza rwose, kuko yaratanze amadolari 20 gusa. Ese wowe urinde ko utagira neza? Icunge neza umutima wawe urebe, ese byibura mu buzima nubwo utabasha kuba wafasha abantu runaka, ariko byibura gutyo ungana, hari umuntu mu buzima wigeze gushimisha byibura mu buzima bwawe kugeza unganye gutyo? Hari umuntu wigeze gushimisha byibura kano kanya akaba kibyibuka? Andika igisubizo cyawe muri comment maze unatubwira ukuntu ino nkuru uyibonye, cyangwa se ikintu yikuremo. Ngende twarafa SAMU, reka dusubire mu zindi ndabategura n'ubundi nk'ibisanzwe. Murabizi yuko mbakunda cyane, make sure subscribe. I love you all guys.